Muraho neza bavandimwe, turabasuhuje, turabaramukije aho muherereye, jewe uri imbere yanyu nitwa Nobel, ndi kumwe n'umuvandimwe hano w'umushyitsi, agiye kutwibwira mu kanya kugira ngo tuganire, arabanza yivuge nindangiza ngire icyo mubaza. Murakoze cyane, ku mazina banyita Munyaneza Emmanuel, ariko abantu benshi banzi kuri Eva Emmy Rutonesha. Imana ibaheze umugisha, ndi umukristo ndakijijwe. Asante cyane, urakoze cyane Emmy. Twahuriye hari aho twahuriye mu giterane, twifuza kuganira kugira ngo tugire icyo tumarira abandi basore bahaye batureba nabo kugira ngo bagire icyo batahana. Twahuriye mu giterane, twifuje ko ibyo twakuye mu giterane tugira icyo tubisangizaho abandi. Uri umusore warashatse? Oya, nturashaka? biri mu nzira. Ariko nturashaka. Noneho kubera ko uri umusore, nifuje ko bariya basore baba batureba hariya nabo bagira icyo bakuramo, umuco ufite ukibasangize kugira ngo bagire icyo batahana. Niki umusore yokora kugira ngo abeho mu buzima bunejeje Imana? Niki umusore yokora kugira ngo abeho mu buzima Imana yishimira? Niki umusore yokora kugira ngo abeho mu buzima butababaza Imana? Icyo ni ikibazo kimwe, nuko nakivuze gutandukanye, ariko ni ikibazo kimwe. Asante. Iki kibazo ni cyiza, n'ic'ubwenge, kiraremereye, ariko icyo umuntu yakora umusore kugira ngo abe ubuzima bunezeza Imana no kubaha Imana. Umuvandimwe Salomo mu mubwiriza yaranditse aravuga ngo uze wishimire umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ikintu umuntu yakora atazigera yicuza mu kubaho kwe kose no kubaha Imana no kuyubahisha. Asandi, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Emma, hari abasore benshi batagira amahirwe yo kumenya Imana, badafite amahirwe ufite mu bijanye n'iyobokamana. Gukizwa, usibye gusa no mu bijanye n'iyobokamana, gukizwa ni umugisha. Pawulo yaravuze ngo kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri bike, naho ngo mu by'umwuka iho ni ibya none n'ibyazaza. Ni ukuvuga ngo iby'Imana, iyo umuntu akijijwe mu by'Imana aba afite amahirwe menshi. Ese hariho abasore bari hariya bariye baba batureba batagiriwe amahirwe yo gukizwa, nibo dukeneye kugira ngo nabo babashe kwegera Imana. Ese niki bokora kugira ngo begere Imana? Kuko hari igihe ashobora kwisanga ari ahantu akumva arabikeneye, ariko akumva kandi iyo bikora gute? Ni nko kuvuga ngo yabuze inzira acamo, ariko arabyifuza. Niki umusore niki yobasha gukora kugira ngo abashe gukizwa? Ese hari inzira baza banyuramo kugira ngo bakizwe? Ese nimba iyo nzira ihari, ni iyihe? Ni gute yonyuramo? Murakoze. Kugira ngo umuntu agere mu nzira y'agakiza nuko yakira ubuntu bw'Imana. Iyo umuntu atakira ubuntu bw'Imana ntabwo yabona agakiza k'Imana. Atabonye agakiza k'Imana ntiyogira imbaraga zo kwizera Imana. Kandi ubwo buntu bwazaniye umuntu uwo ari we wese utuye mu isi. Musomye muri Tito 2:11, Bibiliya ivuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse buzanira abantu bose agakiza, kandi ubwo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kugenda dukiranukira Imana mu gihe cya none. Iyo umuntu amaze kumenya ubuntu bw'Imana nyakuri, aza yatuza akanwa. Pawulo yaravuze umuntu niyizeza mu mutima we, yamara akatuza akanwa yuko Yesu ari umwami, azaba akijijwe. Yagera muri Yohana
yohani we akavuga Yesu niko yavuze aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo umuntu amaze kumenya Yesu, iyo umuntu amaze kwakira ubuntu bw'Imana bukwiriye, azaba muri Yesu na Yesu akaba muri we, akamenya amahitamo y'ubuzima. Muri Yesaya 35:8 hazavuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira uzitwa inzira yo kwera no gukiranuka, ngo ariko abandi imitima ntibazayigeramo. Ni ukuvuga ngo abantu batakira ubuntu bw'Imana bukwiriye ntibabonana n'Imana. Rero kugira ngo umuntu yinjire muri iryo rembo ni uko yakira Yesu mu buzima. Imana iguha umugisha, urakoze cyane. Ubwo ngubwo iyo mesaje irashitse. Wakoze cyane kuba wabanye natwe hano hantu, kandi wakoze kuba watwitabye. Ariko ndifuza ko hari inama wagenera abasore ntoya kugira ngo bagire icyo batahana. Ese nta kintu wabwira abasore kugira ngo turangize? Abasore ndabungura ikintu kimwe gitoya kitarimo ubwenge bwinshi cyane, ariko coza ubwenge bwabo. Kutamenya Imana si igihombo cyabo mu bana. Kutamenya Imana kwawe ni ugomba kwawe. Kugira ngo rero ubone Imana no kwishakana umwete, gushakana umwete. Kandi gushaka Imana si ukugendera mu gititi cy'abantu benshi. Gushaka Imana ni wowe wenyine ku giti cyawe, mu ibanga, aho utari kumwe n'ababyeyi, inshuti zagusize, uri hahandi usa n'uwigunze. Imana nizo ivugana nawe. Kugira ngo rero muvandimwe wumve Imana, ubonane n'Imana, ni uko ukurikira icyo Imana yavuze, ni ijambo gusa. Iyo ukurikiye ijambo ry'Imana uzubona Imana. Iyo utitaye ku ijambo ry'Imana uzubaho ubuzima bwawe bwose utagira Imana. Imana ibaheze umugisha. Ndabakunda. Murakoze cyane, Imana wakoze kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Murakoze bavandimwe.